Ndabaramukije bene data. Uyu ni umwanya tugiye kugirana ikiganiro dusobanura kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Mbifurije kandi iminsi mikuru myiza ya Noheli n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2025. Dusenge. Mana, ndagushimiye uyu mwanya umpaye, ndakwinginze ngo umfashe unyobore, ibyo ngiye kuvuga byose mbivuge bishorewe n'imbaraga z'umwuka wera n'ubwenge bw'Imana n'ubwo waduhaye kumenya. Tugiye gusobanura ibyo dukwiye gusobanura neza kugira ngo amatwi azabyumva bizabagirire umumaro. Ndagushimiye ko twumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Dushingiye ku byo amateka ya Bibiliya ivuga, kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo kwabaye hashize imyaka 400, isi ibundikiwe n'umwijima wo kutumva ijwi ry'Imana, ariyo bita mu ndimi z'amahanga 400 ans de silence cyangwa 400 years of silence. Iyo myaka 400 bita imyaka 400 ya bucece, ni Imana yayishyizeho. Ni Imana yayishyizeho, iyishyiraho igira ngo yige ukuntu yashyiraho isezerano rishya risimbura iryari rishaje, ariyo twita irya kera, Old Testament. Mu isezerano rya kera, ahantu hatari hake tuhasanga ubuhanuzi buvuga gutyo, aho bavuga ngo nzongera nsezerane isezerano rishya n'inzu ya Dawidi. Yesaya yarabihanuye, Yeremiya n'abandi. Nimujya hirya mu gitabo cya Samweli cya 2, muzasangamo ijambo nk'iryo Imana yavuze ivuga kuri Salomo. Yamuvuzeho ivuga ukuntu azaba umwami uzasimbura se ku ngoma, maze ibwira Dawidi ngo kandi ubwami bwawe buzagumya buhererekanywe n'urubyaro rwawe kugeza ku ngoma ya Mesiya, ari we Yesu Kristo. Urumva ko ibintu byo kuvuka kwa Yesu byahishuwe kuva kera. Nitugaruka hino muri Daniyeli, mu gice cyaho cya 2, mu byo Nebukadinezari yarose, muzi ko yarose igishushanyo kikamuhagarika umutima, gifite umutwe w'izahabu, igihimba cy'ifeza, ibibero by'umuringa, amaguru y'ibyuma n'ibirenge by'ibumba. Abona icyo gishushanyo uko cyakabaye kimuhagaritse umutima, kwa kundi cyamuteye ubwoba, ngo abona mu ijuru hamanutse ibuye ritarimbuwe n'intoki z'umuntu. Iryo buye rirakigwira, riragisya, rigihindura ivu, ngo rikigira nk'umukungugu w'aho bahurira mu cyi. Niko ayo magambo avuga muri Daniyeli igice cya 2. Noneho ngo hahuha umuyaga, uraza uhuha ryavu, riratumuka, riragenda ntiryagira ishyikizo, maze rya buye ryakigwiriye rirakura, riraganza, rikwira isi yose. Daniyeli asobanura ubwo buhanuzi rero, yagarutse muri ibi ngibi Dawidi yabwiwe ku gihe cya Salomo n'ubuhanuzi bwahanuwe. Yaravuze ati, iryo buye wumva ryagwiriye icyo gishushanyo ni ubwami bwa Mesiya uzaza, azakomera, azima, azaganza, ingoma ye ntizakurwaho, ntizahanguka, ubwami bwe ntibuzasimburwa. Izina ry'Imana yacu rishimwe cyane. Ibi rero byose byatambutse mu buhanuzi, na Maraki umuhanuzi muto usoza iby'ubuhanuzi mu gice cya 3 yabigarutseho, aho yavuze ngo ndenda gutuma integuza yanjye igiye kuzaza ikantegurira, ikambanziriza, ikantegurira inzira. Umwami mushaka azaduka mu rusengero rwe, intumwa y'isezerano mwishimana dore iraje.
aravuga ngo ninde uzaboneka ubwo azaza akihangana, ninde uzihanganira kuboneka kwe, kandi ninde uzahagarara agakomera ubwo azaboneka. Ngo kuko azaza ameze nk'umuriro w'umucuzi, ngo n'isabune y'abameshi. Azicara acura abahungu bare bamaremo inkamba batunganye nk'uko umuntu atunganya ifeza. Urumva uriya nawe yahanuraga Yesu Kristo. Maraki rero yamaze guhanura, basi igitabo cy'isezerano rya kera kirabumbwa, aribyo Daniyeli yeretswe mu gice cya 12 ku murongo wa 8, aho yabajije uwamwerekaga, bari bamaranye igihe amwereka ari mwiyerekwa, maze ngo araza ati wamba uri ukambwira ikizaheruka ibindi. Daniyeli aramubwira ngo oya Daniyeli, aya magambo ariko kandi afatanijwe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Isezerano rya kera rimaze kubumbwa rigafungwa, murabizi ko abantu bagiye bakora muri za archive. Archive ni ugushyingura inyandiko. Hari igihe bafata igitabo runaka kugira ngo kitazatakara kandi ibyaho bikenewe, ibyo muri icyo gitabo bikenewe, bakagifunga n'inzuma nini cyangwa ntoya, akafe cyangwa agafeze. Bamara kugifunga bakakibika, noneho bakabikora mu buryo igihe runaka nikigera bashobora kujya muri bya bitabo bagasoma ibyanditswemo. Ni ubwo buryo isezerano rya kera ryafunzwe rirabikwa ariko ritajugunywe. Aha mwumve kurishyingura no kurijugunya biratandukanye. Imana ishyiraho inama y'imyaka 400. Iyo nama y'imyaka 400 nirwo ruriya rupapuro mwese mubona muri Bibiliya zanyu mu ndimi zose no mu Bibiliya zose. Urwo rupapuro rubamo, urupapuro ruba hagati ya Malaki na Matayo. Ubu ngubu mvuga ibi ngibi kugira ngo uzabisobanukirwe neza, uzafate Bibiliya yawe uzarusangamo mu rurimi rwose ukoresha. Kubabasha kunyumva mu rurimi rwose ukoresha, nunabikenera uzafata Bibiliya z'izindi ndimi wowe utazi cyangwa udakoresha, niba hari aho wazibona mu bihugu mugendamo, mu bihugu mutuyemo, abadiaspora. Mwazafata Bibiliya z'izindi ndimi zikorwaho zibaho ngaho, nk'Igifurama, mukareba iy'Ikidage, mukareba iy'Igiswedwa, mukareba Bibiliya zose z'indimi ziri ku isi. Muzasanga hagati y'isezerano rya kera n'irishya, ubwo ni nyuma ya Malaki, ahabanziriza Matayo. Urwo rupapuro rurahaba rwanditsweho mu nyuguti nini ngo isezerano rishya. Iryo jambo ryanditse kuri urwo rupapuro rw'umweru dede rutagize ikindi kintu cyanditseho uretse ijambo isezerano rishya. Iryo jambo isezerano rishya byavugaga ko ariyo ngingo imwe gusa rukumbi yari ku murongo w'ibyigwa muri iyo nama yamaze imyaka 400. Ingingo imwe, yemwe ababaye mu nama, yemwe abayoboye amanama, ni mu bitekerezo mu byumve, kugira ngo ingingo imwe yigweho imyaka 400. Isi yose ituje icecetse, nta muhanuzi uhanura, nta mwigisha wigisha, nta muhanzi uhanga iby'Imana. Imana icecetse. Icyo kintu cyamaze imyaka 400, abantu bakigiyemo ubwihebe bukomeye, bibaza niba bazongera guhura n'Imana no kubona umurongo wo kuvuganiraho, communication hagati yabo n'Imana. Muri iyi nama, ibyavugirwagamo mu nama y'imyaka 400, burya byinshi byanditse mu gitabo mu rwandiko rw'Abaheburayo, igitabo cy'Abaheburayo. Burya byinshi nimwo biri, ibyinshi nimwo biri, kandi sinabona umwanya wo kubirondora kuko atari wo mwanya wabyo. Ariko nabaha nk'urugero, nabaha urugero rw'ijambo ribamo mu Baheburayo
mu gice cyaho cya 10 umurongo wa 7 hamwe n'uwa 9 ahavuga ngo data ndaje nzanywe no gukora ibyo ushaka. Ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ntiwabyishimiye, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ayo magambo ni Yesu yavuze muri iyo nama yereka se ko agiye mu butumwa, agiye gukemura ikibazo Imana ifite cyo gucungura umuntu. Hanyuma amaze kubyemera ko agiye, ari nayo mpamvu mu Baheburayo 2:11 muhasanga ijambo rivuga ngo kuko uweza n'abezwa bakomotse kuri imwe, ngo nicyo gituma adakorwa n'isoni two twita bene se. Amaze kwemeza ko agiye, hemejwe yuko atagenda atyo n'ubumana n'akamero k'ubumana, la nature divine. Icyo kintu cy'ubumana, la divinité yari afite, ntabwo yari kukimanukana uko nguko ari. Niyo mpamvu yandirimba ivuga ngo wasize ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, no mu ivuka ryawe nta hantu hari wagutunganiye. Kwemera guhaguruka akaza, basanze ataza gutyo n'ubwo bumana n'icyo cyubahiro cy'ubumana, ahubwo bemeza ko aza nk'umuntu, akamanuka nk'umuntu mu ishusho y'umuntu, yambaye akamero k'umuntu, yamaze gufata ubumuntu. Igihe cyarageze, Mariya arabyara, abyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana w'umuhungu ahagarika umutima umwami wari uriho witwa Herode. Herode, ariko ndavuga Herode mukuru, uwo bita Herode le Grand, Herode mukuru, kuko uyu nguyu niwe Herode mukuru. Hanyuma hakaza Herode muto, uriya wariho ku gihe cya ba Petero, wishe Yakobo agashaka no kwicisha Petero. Herode uyu nguyu ahagarikwa umutima n'ibyasomwe muri za archive zabitswe, muri za nyandiko zabitswe kera. Abanyabwenge baracukumbura ngo barebe iby'ivuka ry'uyu mwana n'ibyo ari byo. Babisangamo, basanga byari byarahanuwe, basanga byari byaravuzwe, basanga titre yahawe. Nimurebe namwe muri Yesaya ukuntu bari bamuvuze. Azitwa Imana isumba byose, azitwa Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, igitangaza, umujyanama. Bagera ku mwami, Herode akibaza, none si uyu mwana? Ibyo uyu mwana biramucanga. Bimucanze nibwo yashyizeho kwicwa kw'abana bose b'abahungu batarengeje imyaka 2. Murabizi rero ko uru rupfu rwarabaye, ku kwicwa kw'abana b'abahungu kwarakozwe. Ariko marayika w'umwami Imana abwira Yosefu wari umurinzi wa Yesu ngo nahungishe umwana na nyina. Aramuhungisha kugeza igihe Herode yapfiriye, maze marayika agaruka kuri Yosefu aramubwira ati subiza umwana na nyina iwabo, kuko uwamuhigaga yapfuye. Mbaye nkugarukira aho ngaho, ndagira ngo ngaruke ku magambo aba mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo waho wa mbere kugera ku wa 7, muze kuyasoma. Ariko mvuge gusa ku ijambo rivuga ngo igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore. Ayo magambo ari ku murongo wa 4, kugira ngo acungure abantu bose babyawe n'abagore kandi batwarwa n'amategeko. Uyu mucunguzi wo gucungura abantu bose babyawe n'umugore yabacunguraga iki? Nabyo tubisanga muri Yobu, ahavuga ngo mbese umwana w'umuntu, umuntu wabyawe n'umugore, ntarama igihe gito cyuzuyemo imibabaro, hanyuma agapfa akinyutse akagenda akamanukira ikuzimu? Ibyo byose twari dukwiriye umucunguzi
wo kubiducungura. Haleluya. Ngiyo noheri rero. Hanyuma ivuka rya Yesu ryahise rihura na cya gihe muzi cyabagamwo umusaruro, cyabagamo kwishimira uburumbuke cyangwa se kubusaba. Kuko iyo urebye icyo bivuga muri Matayo, havuga ko hari mu kwezi kwa gatandatu ubwo marayika yajyaga kwa Mariya, kandi baganira Mariya yahise asama. Burya Gaburiyeli yavuye rwose Mariya yasamye. Ba bandi bakunda kuzana urwenya mu ijambo ry'Imana barisuzugura barivugiramo, ubwo wazabona bavuze ngo ni Gaburiyeli wateye iyo nda. Oya, we yatanze ubutumwa bwamujyanye, ariko Mariya asama kubw'umwuka wera. Iyo nda arayitwita, umwana aravuka. Aha ndagira mbabwire ko iri vuka ry'uyu mwana rinabaye ribariwe igihe, ryagombye kugeza mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wakurikiyeho. Kuko nyuma y'amezi atatu y'ukwa gatandatu ahabwa mesaje yakira ubutumwa, yarasamye. Fata amezi atandatu yasoje uwo mwaka, ufate n'andi atatu y'umwaka wakurikiyeho, umwana yakaba yaravutse muri uko kwezi kwa gatatu k'uwo mwaka. Ariko impamvu iyi tariki yashyizweho niyo kugira ngo rya joro ryabaye ribi cyane rimurikirwe n'inyenyeri yo mu ruturuturu, niyo kugira ngo Kristo Yesu asimbure cya kigirwamana cyatangaga uburumbuke. Kristo Yesu yizerwe n'abandi bizeraga Saturne, umubumbe. Kristo Yesu akwiye gusimbura ibi byose, tukamwizera dutyo. Iyi tariki ntabwo ariyo yavukiyeho, ahubwo ni uko ariyo bateranye baremeza bashingiye ku byabagaho. Ntaho rero wabona hagutegeka kujya uyizihiza utatse cyane ibintu, ibirugu mu nzu n'ibindi. Nta tegeko ribiguhatira kubikora. Oya, gusa ujye wishimira ko Kristo yavukira mu mutima wawe kugira ngo agire ibintu ahindura. Ubwo burumbuke abuzana iwawe no mu byawe. Iryo joro ry'umwijima rikubuditseho ritamururwe no kwizera kuvuka kwe, avukire muri wowe. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mwari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti. Imana ibarinde cyane.